Stress and depression. Nimvuga iri jambo ngo stress bishatse kuvuga ko ari igisubizo umubiri cyangwa ubwonko butanga mu gihe urimo kwitegura guhangana n'ikintu runaka, aribyo bita fight or flight reaction. Gusa nanone ni depression cyangwa agahinda gakabije bifatwa nk'ari indwara y'ubwonko. Kandi nanone stress na depression ni imwe mu bibazo bikomeye byugarije urubyiruko cyane cyane by'umwihariko abanyeshuri. Ese kuko abanyeshuri batsindwa kuko ari abaswa? Dusinzira mu ishuri se kuko dufite ibitotsi? Tunanuka se kuko tutabonye ibyo kurya bihagije? Gusa nanone science nayo ifite icyo bivugaho ibi ngibi. Depression and stress. Science nayo icyo bivugaho. Ndi Honore. Ikiganiro cyo MENYABYIMBITSE. Ucyumva ntangira na amagambo stress and depression. Ni imwe mu bintu biganjije mu rubyiruko. Icyo usabwa ni ukumva iki cyegeranyo kugera kirangiye, nawe ugatura mu ibyawe. Icyo usabwa ni ukansubscribe. N'ikindi cyose cyazaza ubuzima cyane cyane bw'abanyeshuri ntikikagucike, kuko mw'iminsi nibyo ngiye kwibandaho cyane. Umuyoboro wanyu bicaho ibi byose ni @1TV kuri YouTube. Uko iyi stress ikora mu mubiri w'umuntu, iyo ubwonko bwumvise igitutu cyangwa impungenge, urekura imisemburo nka cortisol and adrenaline. Iyi ni imisemburo ituma umubiri wawe witegura guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi ngibi bishobora nko kuba mu gihe wumvishe imbwa imoka. Gusa ku icyo gihe noneho si imbwa imotse, ahubwo igitutu umunyeshuri ashobora kugera ku ishuri, harimo gukora amabazwa menshi, kwiga ibintu bikomeye cyane, cyangwa se guterwa ubwoba n'imibereho abayeho. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora gutuma nanone iyi misemburo yose ivuburwa, kandi iyi misemburo yose niyo ituma umunyeshuri ashobora kuba yagira stress cyangwa akagira kano gahinda gakabije nka depression, aribyo twumvishe ko ari indwara y'ubwonko. Ariko iyi stress iyo imaze igihe kirekire yangiza uturemangingo tw'ubwonko, igatuma umuntu yibagirwa kandi akarushya umubiri cyane. Bishatse kuvuga yuko kwiga cyane none ntabwo ari byiza. Ushobora kwiga cyane cyangwa ukagira igitutu gitewe n'abakurera cyangwa n'ababyeyi bawe cyangwa n'abarezi, bikarangira ibyo biga byose ubyibagirwa, cyangwa bigatuma buri gihe wumva urushye, ukaba wumva nta mwanya wo kuba wakora icyo dufite. Ibi byose urumva biterwa na stress. Kandi nanone birumvikana cyane yuko ari igihe umunyeshuri atsindwa atari uko ari umuswa, ahubwo ari ibi byamubayeho. Gusa kugira ngo usobanukirwe ijambo ngo depression cyangwa agahinda gakabije, si ubwo wabaye gusa, ahubwo ni igihe ubwonko buba bwatakaje uburinganire bw'imisemburo nka serotonine cyangwa dopamine. Iyo abanyeshuri bahura n'igitutu gikabije, bashobora kubura icyerekezo, bagatakaza ubushake bwo kwiga, ndetse kandi bagatangira kwiyumva nabi. Gusa impamvu z'ibanze mu banyeshuri harimo igitutu cy'amasomo, ibizamini, inshingano nyinshi. Ikindi cya kabiri ni ukubura ibitotsi. Icya gatatu ni ukwihererana cyangwa kugereranya ubuzima bwawe n'ubwabo ubona kuri social media, ukaba wumva nta cyizere bifite cy'uko wazamera nkabo. Ikindi cya kane ni ibibazo byo mu muryango cyangwa mu rukundo, kudafata neza igihe, aribyo bita time management. Gusa nanone igice gishimishije kandi gitoza kuba ibintu wabasha guhangana nabyo, harimo gushyira agace k'ikinamico kerekana umunyeshuri urambirwa atazi assignment zose ziza icyarimwe. Uburyo bwo kugirwanya bushingiye kuri science. Abashakashatsi batubwira yuko gukora siporo kenshi bituma umubiri urekura endorphins zitera ibyishimo. Urumva ni umusemburo uvuburwa ushobora gutuma umuntu yishima, ariko ukavuburwa mu gihe umuntu yakoze siporo gusa. Ntabwo ari we musemburo uzavurwa mu mubiri ku bw'indi mpamvu runaka. Biba byonyine mu gihe waba wakoze siporo. Ikindi cya kabiri harimo nko gufata umwanya wo gusenga. Bangasa kugira twirinde stress cyangwa depression y'agahinda gakabije. Ntabwo n'uwo badutoza gusenga nk'uko bidufite umumaro mu buzima bw'iyobokamana, ahubwo urumva bifite n'umumaro hano mu kugira ngo biturinde stress ndetse na depression.
Ikindi cya kabiri harimo gufata umwanya wo guhumeka neza no gutekereza, ari byo bita meditation. Ibi ngibi ngo biragenda bikagabanya cortisol cyangwa umusemburo uvuburwa, ugatuma umuntu yumva agize stress n'agahinda gakabije. Ikindi cya kane ni ukurya ibiribwa bikungahaye kuri omega 3 cyangwa omega 3 nka salmon cyangwa kurya avoka. Ibi ngibi ngo biragenda bigafasha neza ubwonko. Icya gatanu harimo kuvugana n'inshuti zawe, umujyanama. Ibi ngibi ngo bifasha mu kuruhuka ndetse no kuruhuka umutima. Gusa tukigera ku musozo w'iki cyegeranyo, stress na depression ni ibintu bifatika bishobora gucunga. Umunyeshuri wese akwiye kwiga kwita ku bwonko bwiwe kuko yita ku mubiri we, kumenya kuruhuka, kuganira no kwimenya niyo nzira nyayo yo gutsinda mu buzima. Kuko guhora wipanika, gukora izindi nyinshi, udafata umwanya wo kuruhuka kugira ngo uzatsinde, nta mumaro bifite. Njye nari Mr. French. Iki cyegeranyo cyo nimenya byimbitse. Ibisa nk'ibi byose nakagaruka. Wowe icyo usabwa ni ukora share, like, comment ndetse na subscribe. Ibindi nk'ibi ngibi bizajya bikugeraho. Ciao ciao.